nanjye shari kibi koko nibiki nkoreye. Okay, ngiye kumubyara. Aho kuyu mwana ntago nzamurera nzamuta. Kandi iri ni ibanga ryanjye. Iya waruzi kutabyaye ive gusa. Ariko mama afite ibibazo nawe ufite ibibazo. Mama afite ibibazo. Ni ibihe ibintu bibera muri inzu ntazi nibiki? Ibibazo bya mama byo ntabwo nzi papa. Mama rukwe nanjye ndukwanjye. Ngiye nifite ibibazo byanjye byihariye. Ibibazo bya mama wawe ntabwo bizi. Ese ibyo tuba kutabyumvishije. Mwari muri hano se? Ubu ibintu tubagana hano ku muryango ko tutavagaho ntabwo ugize utwumva. Ahubwo papa, ibibazo mfite ntabwo nifuza ko hari ibindi byakwiyongeramo. Ibibazo byanyu muri bakuru mu byigumanire ahubwo ndakwinginze. Ahubwo ufite ikibazo ki? Papa. Biragoye. Mbwira ndisho ntacya kugira nabi ndeba. Mama afite ibibazo nawe ufite ibibazo. Ese muri iyi nzu ni ibiki? Ni iki kijya mbere ngewe ntazi? Papa, ibibazo bya mama nyine nibigume hariya. Basi njye gerageza unyumve. Gusa biva ko ibyo twavuga byose utabyumvishije. Mwari muri hano? Aha ku muryango kandi ntabwo twavuga gahoro. Ngewe ndibaza impamvu utabyumvishije. Papa, ntabwo nari ndangaha. Ibitekerezo byawe biri kure. What's your problem? Mbanje gusaba imbabazi mbabarire. Ku byabaye byose. Ubanze kunsaba imbabazi? Papa, mfite ibibazo penda kwinyiza ntundakarire mbabarire unyumve nk'umubyeyi. Kwanze nta nubwo nzanibuze kubihera. Ese niba udashaka kwirekura ngo umbwire ndi so, ninde wundi uzakumva kurusha uko njye nakumva? Ninde wundi uzakumva kurusha uko nyoko yakumva? Basi uri umugabo gerageza unyumve kano kanya. Okay. Nagize gutya mpura n'umukobwa none ngiye kubona umwuzukuru. Nyine papa nateye umukobwa inda. Habona amarere, ubukubaganyi, kugenda bya hato na hato, kugaruka bya hato na hato, kumbe wari warinjiye muri ibyo ngibyo. Ntabwo bintunguye. Byarangwiririye papa. Ntabwo ari ibintu nigize mpanga ngo mfate igihe kinini cyane. Byarangwiririye. Ndakwinjiza unyumve nk'umubyeyi. Uwo muntu wateye inda se ninde da? Papa ni Sorry. Allo? Barashaka byihutirwa? Okay, ndaje. Mu minota ingahe? Alright, ndaje ndambagezeho. Sawa. Turaza kwisubiramo. Sibyo? nyine it's okay, turabisubiramo ndaje. Ninza kugaruka turabisubiramo. Okay. Nizere ko ibintu bitari butinze. Nko kuri inshuro ntabwo ndi buzubaze pe. Nanjye noneho umutima wanjye warikuye. Koko se? Ntabwo nzaguma ndi injiji. Ibintu bincikira mu maso bireba imbere yawe.
Winyizeza ko njye kuba izindi inshuti yawe se aricyo ngomba kuba umwana ugira ikibazo rwose inshuti zibanira. ibyo mba nabikemuye kare. Nizere ko bitari bitinze Sheri nakubwiye ngo humura. Reka ntabwo nakwifuza ko usenya. Ntabwo bibaho. Nutuye ubwo ahubwo uri tayari uri bubikore cyangwa rimwe byayo gira ha kurayo kandi ibyo nkwangira inkami nibyo nkwangira ubwo uratangiye. Icyo ushaka si uko gahunda uzikora wowe twavuganye hari ibindi cyangwa mbyigoreko oya gira ngisugo wigirira ikimbata cunga se kandi yewe mfite ubwoba. Bugaragariza ubucuruzi ntabwo bidogora ntabwo ubwoba bwawe kandi nawe hano yanjye data twese maze ibintu uzabimbabarira nanjye sijya ubundi wowe wangira ku cyufutu bwawe bumeze gutya muhamagare iyi si mana urabibona mana nta mutima mwiza ufite kwihasa muhamagare se wowe nawe se muhamagare uri kubwoba kandi muhamagare nyumvira kandi wowe wamuhamagaye Miri kandi nawe uri igicucu reka ubone gutwara isimbiwe mbega isimbiwe byose ni umuntu uri kubinkoresha ngo rero bireke tujye kubimena se Miri ngo muhamagare siri kwigirira iki Inda hano turi kwigira ibikenda hano ntabwo ricara kwabira umwana neza twari umwana wawe Inda nawe icara ngaha nta kibazo mbabaye nuko nimwongeye kungira miriwe murashira icara tungenge gusaba imbabazi ku giti cyane ibyo nagukoreye yicarira hamwe iri nukuri mbabarire pe mbabarire musabye imbabazi mbikuye ku mutima oya nta kibazo njye nawe kubabarira urakoze cyane mama Niri n'umukobwa umwana mwiza cyane oya rwose ngiye ikibazo biba byabaye njye ntanabyibagiwe rega natwe ni satani yari yaduteye ni ukuri satani igisaba abantu ariko ni ukuri tubabarire sibyo mama ntabwo udakoresha umuntu oya nta kibazo pe nimba biba byararangiye kandi buri kintu kibaho kubera impamvu njye rero ntanabyibagiwe numva ko hari impamvu yo kumenya tubivugaho urakoresha urubanza kuri ako kazi wawe ni ukubona wagutumira ndahakira twiyunge gutumira kuri so tubabarire se miri natwe rwose iki ni Musangize. ikimenyetso cy'urukundo pe sibyo rega nawe uri umwana ariko njye n'undi rero ntabyibagiwe sikaryoshye baya kamarimo usanze nanjye nawe maze kuba bakoze nawe ndayisubira inyuma mukobwa mwiza ikibazo kunsuza nari ndimo ariko biba byiza rwose nawe kubabarira ntugiye n'ikibazo ni ukuri urakoze cyane ku mutima wanjye nari mfite ikibazo ariko mbabaye ni ukuri urakoze nta kibazo reka nsubire hanze nari ndi guteka kuko nabonaga bwije basange nahisuje yego akira he njye ntuzamenyere ubwoba nari mfite ubu mbonye umutima cyadundaga kumva ufite ubwoba urabagutwara umugabo uraba urasamye ntuzamenyere we umuhanga ufite ubwenge cyane
noneho Nibona ariko ku gitogo tugitsinda kera. cyakoze uri umuhanga kabisa niwe muhanga wa mbere nzi muri iyi si Nta n'iminota 10 ubundi yari. njyewe nashaka nyine ibintu byihuta nka gutya reka nkwereke aho nkwereke nzana imyenda ye muri uru rugo dore ibyambagara byawe hamagara ba bahungu baze bavana umwanda hano umugabo wanjye atawusanga aha ngaha Ariko neza kunyereka kajyane n'ibyo no tukajya bajyane puberi induba mubishimye aho bakujugunya n'Imana ihazi njye byanjye birarangiye icyo nashaka no kumvira mu rugo washyano ry'umukobwa wanze kugenda neza nyine genda uri umuranga Inyunganizi yawe byarangiye. agasuzuguro n'akajomborotso ibintu byose bijya birangira mwana wari ubizi ko bijya birangira se nawe nyine birarangiye icyakuzanya aha ngaho ucyumve dore ni iki ngiki hamagara Bize bite se umusaza? Control cyane. Amafunguro araje. Ese mama yive. Mirariye. nanjye ntamubuze sinzi aho yagiye rwose ubona ntari kubyikorera ibyo mu rugo ntabwo nzi yawe None se agenda atakubwiye? ntabwo ugeze ambwira nanjye namubuze hano yamvu ndi kwitegura iby'igikoni yaba hari nanjye simba nicaye aho ngaho ngo nanjye ntegereze ari udutegurira Ajya kumara mu cyumba cye. uza arimo tukaba tutari Wasanzwe nagiye no mu baturanyi ko abakozi hari ukuntu bajya bagenda batembera bafite udushuti twinshi cyane. aha singiye ndababwiye yewe nari bizere kugira umukobwa njye nari mbizi pe nari mbizi singiye ndababwira nari mbizi ko umukobwa atagutwitiye akira dore umwakire murebe dore akira nari mbizi ko biri ari imitwe ari guteka atagutwitiye reba mu rwandiko yanditse urabona uhuriye n'iriya nda urabona uhuriye n'iriya nda kandi ibyo nkubwira ntunyumve irebe ngaho soma maze wirebere nawe uri kubibona urabona uhuriye nayo urabona iranga uhuriye nayo kuko kuriya mukobwa ari gatumwa ari ishyano wabona yanayibungukanye muri urugo ntitubimenye Ariko se mama yive. Ibyo bintu ubu uvuga. Ese ubu bifite gihamya? ndi kuvuga ibyo ntayo ibi urwandiko n'ijya rwanditse urwandiko n'ijya rwanditse Mama muretse. Papa. Ngo dore ngo indemire twite ngo ngo yari yuya ariko dore biri Bazanye ko habe kuri ibyo bintu. oya papa. Ahubwo se uhurira he n'iriya nda? Ndabizi se. Ahantu nyoka bikura hazi. mbabarira umbwira ko agomba kwitabwaho nk'ababyeyi bose ntabwo Mama, ukuri kose ndakuzi kwiriya nda. Ukuri kose ngewe ndakuzi. Ikiza nuko mwereka nko kubabwira sasa. mbwira aho yahuriye na so kugira ajye kwimutera Mama, ntabwo ari papa wayimuteye. Iriya nda ni yanjye.
ahubwo nyine mwitegure kuba mugiye kubona umwuzukuru mu gihe cya vuba. Nuko nabuze ukuntu nabibabwira uburyo nagasobanura ko yari umukozi w'ahangaha ariko irenda ahubwo sinzi ko Mayive. Mayive? mama bigenze bite? Mfashe tumwegure. Mama ase bigenze bite ko? Mama Reka tujye mu cyumba.